Muraho, ikaze kuri Cecile Show TV. Aha rero mbifurije ikaze wowe ugeze kuri Cecile Show TV bwa mbere wiyumvemo ikaze. Tugiye guteka rantiye mu bundi buryo bwa kabiri, tugiye guteka isosi ya rantiye. Ni isosi nziza cyane iryoha, umuntu wese yarya n'umwana nawe yayiryaho. Aha mbibutse ko ku mwana utarageza umwaka we urabiteka nk'uku nguku ariko ntushyiremo umunyu ukaza kuwushyiramo nyuma mu byanyu wamukuriyeho, ariko n'iyi nzira utekamo. Aha turacanira rantiye, turaziteka iminota mike cyane zitogota iminota 10, ku rundi ruhande mbe nkaranga ibirungo. Ngiye gukora isosi yo gushyira muri rantiye. Ndabibutsa ko rantiye twigeze kuziteka, ariko izi tugiye guteka zo ni isupu warisha capati cyangwa se umugati. Iri funguro ni ifunguro ryihuse cyane, ufite capati wawe wateka kano gasosi biragendana, iraryoha cyane. Nkaranze igitunguru na tungurusumu. Tungurusumu nanze kwirirwa nzikata cyangwa ngo nzihonde kubera yuko ndibuze kubiblendinga, ndibuze kubisya, niyo mpamvu. Aha rero nkurikijeho inyanya, murabibona ko ndi gushyiramo inyanya. Iyi sosi y'izi nyanya n'izishya rero ntabwo ndi bukoresha ibirungo byinshi nk'uko mubimenyereye muri rantiye. Dushyiramo tumerike, aha nongeyemo koriyanda. Iyi ni boyiro, iyi boyiro ni iy'imboga nkoresheje. Nkunda gukoresha amaboyiro, mumaze kubimenyera. Muri bya birungo rero ndongeramo na koriyanda, yani boyiro y'imboga, muri kuyibona neza. Boyiro y'imboga nkunda kuyiteka iyo ntetse ibishyimbo, ntetse rantiye cyangwa ntetse imboga, ariko izo mboga nyine ndi bushyiremo nk'agasosi nibwo nshyiramo boyiro. Katumerike ko murabizi ko nkakoresha buri munsi. Rero ibirungo utanabifite kandi nta kibazo, waziteka gutyo udashyizemo ibirungo. Iki kirungo mberetse ni koriyanda. Koriyanda rero ushyiramo gakeya. Ngiye guhita nshyiramo rero karidemona. Murayibona karidemona. Karidemona ni ikirungo cyo muri rantiye udashobora kwibagirwa na gato. Karidemona irahumura neza, iraryoha cyane, iryoshya ibiryo. Mana yanjye, karidemona muri rantiye ni mwane. Ndangije rero mpita nsukamo za rantiye. Murabibona ni iminota 10 gusa, 10 yonyine ubitogosa, kuko izi rantiye z'umutuku ziroroshye cyane, zishya vuba, murabibona. Ku bantu rero badafite abana batoya uzitogosanya n'umunyu, ariko ufite umwana mutoya w'uruhinja, mbese amezi 6 kugeza ku mwaka, umunyu ureka ukaza kuwushyiramo nyuma, ntabwo ari ngombwa. Aha rero turiya tuntu mubonye nazemo kari, shyizemo kari gakeya. Ndabibutsa ku muntu utarya ibirungo ntabwo yakwirirwa yakoresha igitunguru, poivron, seleri na kori. Cyo kora karidemona wenda akayishyiramo kuko iraryoha pe. Ndangije rero ndabiblendinga. Ubuse murabona bitinze we, amasegonda make cyane pe, ugahita wirira. Aka gasosi kararyoha, noneho wakarya mu mbeho bikaba uburyohe. Nk'abantu mwe mbabwije ukuri, rantiye ziraryoha, special zino z'umutuku zikoramo agasosi. Yo bana we, warisha umugati, warisha capati, warisha ibintu byose ushaka. Murabona ukuntu kameze kano gasosi. Aka gasosi kugaha umwana uzi ukuntu karyoha, mana we, yewe ngewe bagakunda kubi. Ku bantu bakunda amavuta y'inka rero, ucamutsa ipanu yawe ugashyiraho amavuta y'inka, yamara gucamuka. Iriya nge ni bere nakoresheje, ariko ni ya bere nyine y'amavuta y'inka organique. Ubundi ugahita ushyiramo minti. Harya ubwo minti. Ku batazi minti rero ni umwenya.
ihumuza neza rantiye, ugafata ikiyiko kimwe ugashyira ku isahani, reba ukanyanyagizaho ubundi ukavanga, wamara kuvanga ku bantu bakunda amavuta y'inka ariko utayakunda nta kibazo wabizirya kuriya, fata capati yawe ugakozamo ubundi ukarya cyangwa ugakoresha ikiyiko. Mwakoze kubana natwe, mwibuke gukora subscribe, share na like, ntimubyibagirwe nimba mwakunze ino video. Naho ubutaha mwari kumwe na Cecile Show TV, nakagaruka muze turyoherwe na capati.